Reka dushime Imana ku bw'aya mahirwe yo kwiga ijambo ryayo kuri uyu munsi wa none. Igitabo cya Mariko nicyo cyigisho turi kwigira hamwe muri iki gihembwe, aho dufite insanganyamatsiko nziza cyane tugiye gutangirana muri iki cyumweru, ifite umutwe uvuga ngo yarafashwe acirwa urubanza. Ni icyigisho cya 11 tugezeho, aho icyo kwibukwa kiboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko, igice cya 14 umurongo waho wa 36, ati aba data byose biragushobokera, undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko njyeho nshaka, ahubwo bibe uko weho ushaka. Ariyo magambo y'icyo kwibukwa tuzibandaho cyane muri iki cyumweru dutangiye kuri uyu munsi wa none. Iki cyigisho tugiye kwigira hamwe gishingiye cyane muri Mariko igice cya 14, Yohana igice cya 12 umurongo wa 4 kugeza wa 6, ndetse Abaroma 8 umurongo wa 28, igitabo cyo Kuva igice cya 24 umurongo wa 8, Yeremiya igice cya 31 umurongo wa 31 kugeza 34, ndetse na Zekariya igice cya 13 umurongo waho wa 7. Tugiye kwigana ingingo yo ku isabato nimugoroba iduteguza gutangira icyumweru kigizwe n'iminsi 7, twigana ibi byigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Mbere yo kugira ngo tujye mbere mu cyigisho cy'uyu munsi, reka dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko wakomeje kuturinda ukabana natwe muri aka kanya twaba tugiye kwigana ijambo ryawe. Reka tugusabe kugira ngo Umwuka Wera abari utuyobora muri iki cyigisho cy'uyu munsi, nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Kuva ku gice cya 14 kugeza ku gice cya 16 muri Mariko ni ibice bizwi nk'inkuru y'umubabaro, kuko ibyo bice bivuga umubabaro, urupfu ndetse no kuzuka bya Yesu. Nk'uko byavuzwe mu gice cya 9, ibice 6 biheruka muri Mariko bivuga ibintu byabaye mu cyumweru kimwe gusa. Ibikorwa byinshi byabaye muri Mariko igice cya 14 kugeza 16 byabaye ku wa 5 no ku wa 6 muri icyo cyumweru cy'umubabaro. Yesu yapfuye ku wa 6 maze azuka ku wa mbere w'iminsi 7. Icyigisho cy'iki cyumweru kibanda muri Mariko 14, igice gitangirana n'inkuru ya 5 ikubiye mu yindi nkuru, ihuza ibikorwa bibiri bihabanye byakorewe Yesu. Ibi byakurikiwe na Pasika iheruka, nayo yaje gukurikirwa n'urugamba Yesu yarwaniye i Getsemani, aho yarafashwe maze ajyanwa imbere y'abatwari kugira ngo bamucire urubanza. Gucirwa urubanza kwe no kwihakanwa na Petero bifitanye isano, kandi nibyo bigize inkuru ya 6, kandi ikaba n'iya nyuma mu nkuru zikubiye mu zindi nkuru dusanga muri Marko. Nanone kandi ibikorwa bibiri bihabanye byarabaye, ariko bihamya ukuri kumwe. Muri iyi nkuru havugwa ibikorwa bibiri bitandukanye ariko bibangikanye. Mariko agaragariza umusomyi ibyo bikorwa bihabanye, mu gihe agaragaza ugutsinda kwa Yesu. Nshuti mukundwa, ndakuraritse kugira ngo dufatanyirize hamwe kwiga iki cyigisho cy'iki cyumweru
maze turusheho gusobanukirwa n'amagambo Uwiteka Umwami Imana ashaka ko dusobanukirwa muri iki cyumweru. Turusheho gusobanukirwa n'akababaro Umuremyi wacu Yesu Kristo yahuye nako mu gihe cye yari ari muri iyi si. Ndakwinginze rero kugira ngo njye nawe dufatanyirize hamwe kwiga iki cyigisho. Nibyo ngusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amena. Reka dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje kubw'iki cyigisho tumaze kwigira hamwe. Turakwinginze kugira ngo uzadufashe kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'ibyo ushaka ko tumenya muri iki cyumweru byanditswe n'umugaragu wawe Mariko. Turakwinginze kugira ngo Umwuka wawe azakomeze atwiyoborere muri iki cyumweru, nibwo tuzarushaho gusobanukirwa na byinshi. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.